Ibihe byiza ku badukurikiye. Uyu ni umwanya w'amakuru mutegurirwa kandi mukagezweho na HDI, Ikigo cy'Ubuzima n'Uburenganzira. Njye muri kumwe ni Jeannette Umuganwa. Itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri 2025, umuryango Operation Smile ufatanyije n'urugaga rw'abaganga babaga mu Rwanda bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru kigamije kubasobanurira ubufatanye bw'uyu muryango na Minisiteri y'Ubuzima ndetse na Kaminuza y'u Rwanda mu gushakira hamwe uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubuke bw'abaganga babaga mu Rwanda. Beatrice Mutesi muri Rambuye. Nk'uko muganga Ntirenganya Faustin uhagarariye urugaga rw'abaganga babaga mu Rwanda yabitangarije itangazamakuru, ngo mu Rwanda umubare w'abaganga muri rusange uracyari muto cyane, inshuro 4 ugereranije n'abakenewe. Mu baganga babagaho ngo uwo mubare ni muto inshuro 10 ugereranije n'abakenewe, ari nayo mpamvu usanga hari abarwayi bategereza igihe kirekire kandi mu by'ukuri bakeneye muganga, ababishoboye bakajya kwivuza mu bihugu byo hanze. Ubu rero nk'urugaga rw'abaganga babaga ariko na Minisiteri muri rusange, uwo ni umukoro dufite twese, turagerageza ko buri wese ashyiramo imbaraga ze. Minisiteri yashyizeho umurongo, u Rwanda rushaka inkunga kugira ngo budget iboneke. Ubu rero natwe akazi kacu ni ukubikora, kuko ni twebwe muganga yigishwa n'abandi baganga, uzi kubaga yigisha undi utarabimenya, ariko igikomeye kurushaho ni ukugira ngo tugire n'ingamba zikwiye zo kumenya gukoresha neza abo ngabo bakeya dufite, bashobore gutanga umusaruro nyawo, kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga n'abakeya bahari badakora ku buryo buhagije. Kenero ko byibura uyu munsi tureba izo gap zose tukazifunga ku buryo umwe uhari tumukoresha neza, yego tureba abarwayi nawe tumureba nk'umuntu ufite umuryango cyangwa n'umuntu ugomba kuruhuka, ariko tugerageze gukora ku buryo ibikorwa biba efficient, noneho abo nabo batanga umusaruro mwinshi nubwo ari bake. Kuri ubu ibikorwa byo kwigisha abaganga babaga ndetse no gutunganya aho bitoreza bigeze kure, kandi ni ibikorwa bimaze gutanga umusaruro. Abaganga 3 bamaze gusoza amasomo, naho 17 baracyari kwiga. Muri ya nzira yo kubaka ubumenyi mu Banyarwanda, twakoze ibishoboka dufatanya na Minisante na University of Rwanda mu kwigisha Abanyarwanda. Ubu tuvugana dufite abaganga bagera kuri 6 bavura mu buryo Prof Faustin yababwiye. Ibi byose tubikesha ubufatanye dufitanye na Minisante na University of Rwanda. Ubwo ni ku baganga. Buri mwaka rero mu bufatanye nanone, uko nababwiye ko twebwe buri gitanda batangiraho ubwo buvuzi gikora gitanga umusaruro mu buryo bubiri: kuvura umurwayi, ariko na wa munyeshuri ahagaze hafi aho areba umukuriye ibyo akora kugira ngo nawe ejo azabikore kandi abikore neza, bikorera Abanyarwanda. Tuvura rero abantu bagera ku 180 muri ubwo buryo buri mwaka. Tumaze gutunganya aho batangira ubwo buvuzi muri CHK, twabikoze mu Ruhengeri. Ubu hari inyubako turimo gusoza mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Ubu ngubu tuvugana tugeze kuri 70% dutunganya space nk'iyo mu bitaro bya Gisenyi. Ejo bundi tuzatangira Kibungo n'ahandi hameze nk'aho ngaho. Urubyiruko rugizwe n'abakobwa n'abahungu 36 bibumbiye mu maklabu y'ubuzima mu bigo by'amashuri 18, baherekejwe n'abarimu babo bahawe amahugurwa ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, hagamijwe mu kubaha amakuru ndetse no kubafasha kwifatira umwanzuro ku buzima bwabo. Banatubwira ko bazasangiza abagenzi babo batitabiriye amahugurwa ibyo bungukiye muri aya mahugurwa. Kuri mikoro za HDI TV baradusangiza icyo bungukiye muri aya mahugurwa ndetse n'icyo bizabamarira. Aya mahugurwa kuyazamo intego muri rusange afite no kutwigisha no kuduha amakuru yimbitse ku bijyanye n'ubuzima bwacu. Kusanga kenshi dukura ariko tutazi ibyari byo, aho biva aho bijya, ukabona impinduka nyinshi ariko ntusobanukirwe. Hanyuma nk'amasomo twize, urugero ni nko kubara ukwezi k'umugore cyangwa se k'umukobwa muri rusange, no kumenya ese ni izihe mpinduka zishobora kuba namutera inda ryari turyamanye se bidakingiye, ni ryari adashobora gusama, bigatuma tunamenya
urebye isomo nyamukuru kumenya gufata ibyemezo bikwiriye mu buzima bwacu no kumenya umwanzuro nyawo kandi mu gihe nyacyo. Twabonye ko gender ni kugira ngo gender ibe ni imyumvire y'abantu. Urumva niba mbwiye umugabo wanjye urugero nshatse nkabwira umugabo wanjye ati mu gihe ntahari cyangwa nanaba mpari mfite indi mirimo ugomba kwita ku mwana. Ibyo rero bigatuma habaho uburinganire, ngiye numva ko byakongera no kumvikana no gukomeza iterambere ry'u Rwanda. Ikintu bigiye kumfasha mu buzima bwanjye, bigiye kumfasha kumenya ngo uyu murimo ntago ugomba abahungu, ntago ugomba abakobwa, umurimo nanjye nawe ushobora gutinyuka. Ugiye kumfasha gutinyuka, kwigirira icyizere, nkahagarara imbere y'abantu nkaba nkavuga ngo hari abantu twishizemo ngo umuhungu niwe utagira isoni, umuhungu niwe ugomba guhagarara imbere y'abantu. Ngiye ikintu byanyigishije, binyigishe gutinyuka no gukomera. Nta kintu na kimwe ntashobora, nta kintu na kimwe ntakora ngo nuko ari icy'umuhungu. Oya. Naho dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe. Mwari kumwe nanjye Jeannette Umuganwa. Mugira ibihe byiza.